Bashuhuje inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana, bakunze ba Pasiteri Alice, turabashuhuje turabakiriye muri iki kiganiro tugiye gukorana aka kanya, kandi tubashimira ku biganiro byinshi twakoranye mukabikurikira mukanabikunda, dushimira abakoze kuri subscribe cyangwa sabone, kandi tubwira ko umuntu ubonye iki kiganiro bwa mbere uhageze bwa mbere kandi sabone cyangwa subscribe urabukoze cyane, kandi ujye utanga ibi biganiro kugira ngo n'abandi babyumve. Imana ibahe umugisha. Rero suhuje abantu mwese mudukurikira, birashoboka ko waba utameze neza urwaye, Imana igukize. Birashoboka ko waba ufite amarira, ibi biravuga ngo hari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka kuri kunkurikira uri mu kazi wambaye kuteri mu turimo twawe twa buri munsi. Imana iguhe umugisha kandi ugira akazi keza, uhirwe mu nzira zawe zose. Birashoboka kuri kunkurikirana uri mu buzima bukakaye, Uwiteka korohereze pe. Hanyuma rero amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba na bene wacu baba diaspora muri hirya aho ngaho, mwiyumvemo ikaze, turabakunda cyane. Uyu munsi n'ubundi twagarutse mu kiganiro cyiza cyane, aho tugiye kurebera ibintu 5 byagufasha kugera ku nzozi z'ubukire. Hanyuma mbere yo kuvuga kuri izi ngingo, turagira ngo tubanze tubakire mu buryo bw'isengesho. Urakoze Uwiteka, turagushimiye, ubanye natwe utugejeje hano amahoro. Ibiteye ubwoba ntacyo byadutwaye, nta n'icyo byadutwaye. Tugushimiye ko ugiye kubana natwe muri iki kiganiro, umuntu wese ugiye kucyumva kikamubera umuti, kandi ugafasha umuntu uri mu ntege nke z'imitekerereze akagira imitekerereze yagutse, ugafasha umuntu uri mu gihe cy'amakuba kuyavamo, ugafasha umuntu uri mu gihe cy'amadeni kuyavamo. Ndasenze kugira ngo umuntu uri mu gihe cyo gutabwa akundwe. Haleluya. Mu izina rya Yesu ndahamagara ubwiza bwawe kugira ngo bubane n'umuntu wese uri hano wahuye n'ibibazo, kugira ngo umubere umuti w'ibibazo. Urakoze kuri Imana itangiranye natwe ugasozanya natwe, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Yesu abaho umugisha. Rero ikaze muri iki kiganiro. Ku bantu nyine batanzi, nitwa Pasiteri Misiyoneri Alice Nyirabagenzi, nkaba ndi umupasiteri ukorera umurimo w'Imana ku isi yose, ariko aderese yanjye itorero ni Christian Family Church. Imana ibahe umugisha rero, kandi tubwira abantu bakeneye kwiga Bibiliya cyangwa kubatizwa, amarembo arakinguye, mwazatunyuraho tukabafasha, kandi mukabona n'impamyabumenyi nziza zibafasha no gukora umurimo ku isi yose. Imana ibahe umugisha cyane. Tugiye kuganira aya magambo cyangwa se izi ngingo, tubagira n'inama zagufasha kugera ku bukire. Ese ubundi umurokore gukira hari icyo bitwaye? Hari ukuntu hari abantu benshi bigishijwe ko naho ibindi ngo Imana yabireka ngo ikaguhindura igikoresho cyayo, ngo ikazaguha n'iherezo ryiza, ngo nta kintu byaba bitwaye. Igihe iyo myigishirize sinjya nyemera. Hari n'ibindi bintu nge ntajya nemera by'umuntu uza akihandagaza ngo Imana yamubujije gukora, kandi tugasanga ni umukene, kandi tugasanga ntiyamubujije, ahubwo ni sisiteme yifitiye ye, ni ubunebwe yifitiye tutamenya nimba ari karemano nimba ari uburogano, ariko akumva araza kubijijishiriza amadefandi intege nke ze ngo Imana yamubujije gukora. Jyewe nemera ko umuntu w'Imana ashobora kubaho mu buzima bwo gusenga ariko akagira n'ikindi akora. Ndabyemera cyane. Nemera ko ushobora kugira ubutunzi bw'umwuka ukagira n'ubutunzi bw'umubiri, kuko biruzuzanya. Roho nzima mu mubiri muzima.
kuko ubutunzi nabwo buri mu mirimo, buri mu bintu bidufasha gukorera Imana neza. Yes, kuko hari n'umuririmbyi yavuze ngo nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera. Ubutunzi budufasha gukorera Imana neza. Nuko kunkurikirana kuri izi mbuga nkoranyambaga ni ubutunzi bubitera, kugira ngo kamera ibihari, mikoro ibihari, kwicara hano mukankurikirana ku isi yose, ni imbaraga z'ubutunzi. Rero nemera ko umuntu ashobora kuba umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, ukaba umunyamasengesho, ukaba umudiyakoni ari kuri n'umukiri. Yes, birakunda. Rero niyo mpamvu nateguye aya masomo nshaka ko twiga ibintu 5 byagufasha kugera ku nzozi z'ubukire, ukazigeraho pe, ukazigeraho byanga byakunda, byo kuvuga ngo ndajya mu minsi 5 y'amasengesho yo kwiriza ubusa ngo Imana irareba umuntu ikoresha, byo kuvuga ngo ngiye mu butayo ngo ngusenga isengesho rivuga ngo kenyuruza bamunkenyeze. Hari n'amasengesho mugomba gusezerera, ahubwo ukajya gusenga usaba umugisha mu kazi ukora, aho kugira ngo ujye gusenga amasengesho yo kwesikoroka. Ubwo ni uburyo bwo kwesikoroka mu mwuka, ngo Mana ngo ca muri runaka, ngo nje imbere ngo muri iyi minsi 5 ngo reba umuntu ngucamo. Ibyo ni ukwiba, iyo nta masengesho y'ubujura. Genda usenga Imana uyisaba umugisha mu kazi, kuko yaravuze ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu. Si Bibiliya yabivuze? Nzahira imirimo y'amaboko yanyu. Niyo mpamvu ugomba gukira. Niyo mpamvu nanjye nashatse kubwira aba bantu bankurikiye ibintu 5 byagufasha kugera ku nzozi z'ubukire. Ingingo ya mbere ni ukumenya icyo ushoboye kandi ukakigiramo umwihariko. Niyo ngingo ya mbere, kumenya icyo ushoboye. Noneho wamara kumenya icyo ushoboye ukagiramo akantu k'umwihariko wawe. Ese ubundi ushoboye iki? Banza umenye ngo nshoboye iki. Uretse imico abanyafrika mugira yo kwigana, umunyafrika agira ingeso yo kwigana. Yabona umuntu ashyize alimentation hano, ugahita nawe umushyira iyindi ruhande. Yabona ushyize salon de coiffure hano, ugahita nawe umushyira indi iruhande. Ese urabishoboye? Ese ubyiyumvamo? Ibyo bintu ubundi urabishoboye? Kubishobora ni mu mitekerereze. Kabiri, igishoro cyabyo. Ingingo ya mbere abango kumenya icyo ushoboye kandi ukakigiramo umwihariko. Ubundi abantu bakira sabigana, ahubwo nabamenye impano yabo. Buri munsi ugashyiramo umwihariko utandukanye n'abandi. Iyi ngingo kukivuze ngo kumenya icyo ushoboye kandi ukagishyiramo umwihariko. Nukuvuga ngo nimba nshoboye kudoda n'urugero, giye mu mirimo nkora, ndi n'umutayeri, myenda nambara ndayidodera. Hakaba niyo ndodesha, abakozi bakayidoda bitewe nuko ndi busy, bitewe nuko ntashatse guhimba model. Ariko gushyiramo umwihariko mu byo ushoboye ni gute? Nimba ndi umutayeri n'urugero, tumenyere ko abatayeri batendeka, ushobora kudodesha umwenda uzakenera kwambara ku itariki 15 z'ukwa mbere, bakaguha ku itariki 15 z'ukwa gatanu. Ikirori wowe uteganyirije cyararangiye. Noneho wowe shyiramo umwihariko wawe, ujye utanga umwenda mbere y'itariki wavuze. Kabiri, ushyiramo undi mwihariko wo gutanga ibitambaro byasagutse, baba ari bo babyikuriramo indi myenda, kuko usanga abatayeri benshi bambara ibipande by'imyenda y'abakiriya yasagutse. Ugasanga abana b'abatayeri bambaye utujipo twamanyutse ku bitenge by'abandi, ariko muzabona n'ishyano, muzarimbuka. Niyo mpamvu akenshi bamwe mutanakira, ntabwo Imana yabashyigikira. Wowe shyiramo umwihariko mu byo ukora, ugira akantu kari difera n'abandi, gatandukanye n'abandi. Ariko ubanza umenye icyo ushoboye. Se nshoboye gukora iki? Nshoboye gucuruza inyanya,
nshoboye gukaranga ubunyobwa, nshoboye alimentation, nshoboye kuba nateka amandazi, nshoboye gucuruza amata nkamenya kuyatereka nkajya nyakuraho n'urukoko nkarukuramo amavuta. Niki nshoboye? Iyi ngingo ya mbere ifite icyitonderwa. Icyitonderwa, impano itabyazwa umusaruro iba umutwaro. Impano yawe utayibyaje umusaruro ihinduka umutwaro ukuvuna, ihinduka umutwaro ukubangamiye. Iyi impano yawe itabyajwe umusaruro. Imana itugirire neza cyane. Imana idufashe. Ndifuza ko tuza guhurira n'abantu muri commentaire mukambwira uko mubyumva. Ukambwira ingingo yagufashije, ukambwira n'ingingo yakugonze igatuma iterambere ryawe rizamo inkomyi. Reka turebe ingingo ya kabiri. Yego, ingingo ya kabiri yagufasha kugera ku nzozi z'ubukire. Ubu umuntu ufite discipline, ubundi ubukire buzanwa nuko uhagaze mu byemezo. Discipline mvuga umva aho nshaka kuyiganisha: kukuzigama, gukora buri munsi, kugira gahunda, kwirinda ibikubuza iterambere. Iyo niyo discipline nshaka ko tuvuga no kuri ingingo ya kabiri, kuko ingingo ya kabiri ko utagira discipline yabaye inkomyi mu iterambere, yabaye inkomyi mu kwica inzozi zawe z'ubukire. Kuki utagira discipline? Wumva wagura ikintu ngo nuko runaka kiguze ugashaka kwambara umwenda urutayo wungutse. Kuki mu mikorere yawe utajya uzigama? Kuki utajya uzigama ngo reka ngo nyabike ngo mu bintu ngo ejo byakunguka nibitunguka se? Kuzigama nabyo ni icyitonderwa, turaza kubirebaho. Kuki utavuga ngo reka nihe umushahara ungana gutya mu byo nkora, hanyuma nge nzigama ngana gutya, ninzigama 100,000 ku kwezi, amezi 10 nzaba ngize miliyoni. Esi miliyoni mu mezi 10 wahita nyibroka amezi 3 yabyara iki? Ikintu cyitwa kuzigama umuntu utazigama ntakira. Ikindi, gukora buri munsi, every day, ukajya mu kazi, ukazinduka mu gitondo ugataha nyuma. Hari ikintu nabonye ino nimvuga ino wasanga ari aho ngaho uri, ugasanga umuntu arajya gukora ngo 2 ngo cyangwa uyu munsi ngo kwa 3 ngo ntabakiriya bahaba, ngo ndagera mu kazi nyuma saa 4, kandi wasanga umugisha w'abakiriya Imana yari yagupangiye mu gitondo, none ukoze imbusane ugiye kunyurana n'iki n'abakiriya. Gukora buri munsi, keretse wa munsi wawe wavuze ngo uyu ni umunsi w'isabato ngomba kujya imbere y'Imana. Kandi reka ngira akantu nenga abantu bikorera ari akantu katari keza mugira, ariko nako kabaye inkomye mu kugera ku nzozi neza na neza z'ubukire. Kwikorera byabateye kwica akazi, ngo n'ubundi nigenda ikoresho ngaho ngendera ndagenda, ngaho mfungurira ndafungurira. Ese buriya ari umuntu ukorera wahagera saa 4 cyangwa wahagera saa 2 ku isaha mwavuganye? Ubundi kuki mu bintu byawe ariho ushyiramo intege nke? Kuki mu kazi kawe ariho utinda mu kabandi ukazinduka? Uzi kuba arakoreye boss neza, umukorera cyane, hanyuma mu byawe ukaba ariho wica akazi. Uze kugenzura ko iyo ntabwo ari discipline, urasabwa discipline. Hanyuma hano harimo ikintu cyitwa kwirinda ibikubuza iterambere. Kwirinda ibikubuza iterambere ni iki? Kwirinda ibikubuza iterambere no kugira amasorti atari ngombwa, kugira ibintu ugura bitari ngombwa, kugendera mu kigare, kugira ibintu by'ikiburi cy'abantu, ibyo bikakubuza iterambere. Buri munsi wasohokanye abantu 2, ejo wajyanye 3, kandi ugasanga bikarangira uririmbye yandirimbe ivuga ngo nasangiye na benshi
habura untabara. Ugasanga wisanze muri iyo ndirimbo, ubu n'ubugira gatatu. Nkubitwa mvuye mu kabari, nasangiye na benshi, nkabura umperekeza, nkabura untabara. Ugasanga ibyo bintu nabyo bifashe iterambere. Yewe rero kubera ko nkurikiranwa n'abantu benshi batari abarokore, niyo mpamvu ngenda nshyiramo utwo tuntu turi hirya nyine gatoya kugira ngo niba umuntu utari umuporoso afashwe. Hanyuma gutinda gutangira ni ugutinda gukira. Iryo ni ijambo ry'ubwenge. Gutinda gutangira niko gutinda gukira. Utinda gutangira ryari? Igihe ubonye igishoro ngo ese ubu yahomba, ngo ese ubu byagenda gutya. Utinda gutangira ugatinda gukira. Utinda kugera mu kazi ugatinda gukira. Utinda kurira indege ngo wagenda ngo ugahomba ugatinda gukira. Ntugatinde. Reka turebe ingingo ya 3 iravuga ngo shaka ubumenyi bushya buri gihe. Shaka ubumenyi bushya buri gihe. Buri gihe ushaka ubumenyi bushya. Nimba uzi ko ahantu ukorera hakunda kuza abavuga icyongereza kige, nimba uzi ko ahantu ugiye gukorera hakunda kuza abavuga igifaransa kige, iga ubumenyi bushya, umenye ngo iki kintu nagikora gutya, aya mandazi natekaga gutya, mpinduye gutya nkajya kuri internet nkamenya uko bashyiramo amata na breba n'amagi. Ugahora wiga ubumenyi bushya, ubwo ndi kuvuga ko tworoheje. Ugahora wiga uburyo wajya kurangura hanze, ugahora wiga ubumenyi bushya bw'ibintu wakora. Nimba udoda amakanzu tangira wiga ubumenyi bushya, uburyo noneho wayikora ugashyiramo ibere umuntu akayambara nta sutiye yambaye. Uhorana ubumenyi, uhora wiga ubumenyi. Shaka ubumenyi bushya buri gihe. Ubumenyi bushya ni iki? Cyambere kwiga marketing, ukamenya ngo ese na kwamamaza nte, na kwamamaza nte ibintu byanjye. Imbuga zaraje za TikTok, za YouTube channel, hari ibinyamakuru byaraje. Ushobora gushyira akamikoro hafi yaho uvugira, yaho ukorera, kamikoro kakajya kavuga ngo promosiyo. Hari igihe duhura tuzi ngo ni promosiyo, ahubwo twareba tugasanga abana duhenze. Ujya kubona ukabona umwana, ariko manange hari abana bazi gukora. Mwige ikintu cyitwa ubumenyi bushya kandi buri gihe ujye ubyiga. Mperutse kubona umwana w'umukobwa wazinze itapi, aravuga ngo iyi tapi yaguraga 80,000, none twayishyize ku 40,000. Ye baba we, kumbe ngiye kubaza nsanga igura 40 ahantu hose. Ariko nkururwa n'ijambo yavuze ngo yaguraga 80, numva ibyo 40 byahurudutseho ni byinshi. Yego wenda harimo akantu ko kubeshya, ariko n'urugero gewe nari ntanze rwo kugira ikintu cyitwa marketing, ukamenya uburyo wagira gute wa publicity ibintu byawe, ukiga imibanire n'abantu. Nabyo biri mu bintu byitwa ubumenyi bushya. Yego bwa buri gihe uburyo bwo gukorana n'abantu nabyo ukabyiga. Wakorana n'abantu gute? Ese ko uyu muntu akoreye hano igihe kinini akaba afite address mbona atari mayibobo, ese kuki ntajya gukorana nawe ko mbona afite igishoro gike, nkajya mushyira ibintu agacuruza, nyuma y'iminsi 2 nkajya kwishyuza, nkemera nkajya mbimushyira, nkasubiraho kwishyuza, nana yama gake gake kubera ko ariko acuruza nkayafata gutyo. Ikintu cyitwa imibanire n'abantu kiri mu bintu 5 byatuma ugera ku bukire. Ikitonderwa kuri ingingo ya 3, ubukire bwose bubanza mu mutwe mbere yo kugaragara mu ntoki. Gukira ni mu mutwe. Ubukire bwose buhera mu mutwe, mu mitekerereze. Ubu bukire bwo mu mutwe nibwo butuma intoki zitangira kuyabara ngo 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 kagera kuri 10,000,000. Tugeze ku ngingo ya 4. Ingingo ya 4 iravuga ngo shyira amafaranga aho ashobora kubyara andi. Ahantu amafaranga ashobora kubyara yandi yashyireyo. Mada buri uguze baze 800,000 hari hageze.
ubu sibaza 800 ugiye kubika mu ivarize ukajya uyambara rimwe mu mezi 5 ibi 800 ntibyari kubyara yandi karagaciyemo. Ntugashora amafaranga mu bintu bidatanga inyungu, shora amafaranga mu bintu biramba. Yes, shora muri business, ushore mu bintu biramba, ushore no mu buhinzi bw'igihe kirekire. Yego, mu buhinzi bw'igihe kirekire ndashaka kuvugana n'abahinzi aka kanya, ndashaka kuganiriza umuhinzi uri hano. Kubera iki ubuhinzi bw'igihe kirekire? Reka mvugeho gato. Kubera iki wabyirutse wumva iwanyu iyo mirima bayihingamo ibishyimbo, ukaba ugeze mu rwego imirima yahaza ibishyimbo, ngo ako gace bahinga ibishyimbo, kuki utakora icyo bita gushaka ubuhinzi bw'igihe kirekire, ukaba washyiramo ibinyomoro ko bihundura byongera byera, ukaba washyiramo izo nyanya wenda ko zakwera kubera ko ubutaka bwahaza ibishyimbo, ukaba washyiramo izo ntoryi, ukaba washyiramo izo ntababara. Washatse ibintu uhinga by'igihe kirekire umuturage akenera, ibintu bikenerwa buri munsi. Kuyu muntu wakubonye uhinga ibyo bintu azasarura ibishyimbo aza kukugurira ibyo bintu, nawe ugasarura ibyo bintu ujya kumugurira ibishyimbo, aho kugira ngo mweze ibintu bisa. Si rwa rwiganwa rw'Abanyafurika ngo kubera ko aka gace bahinga ibishyimbo ngo ndabona ngo asaruye, ntuzi n'ifumbire afumbije, nawe ukubisemo ibishyimbo birashiririye, kandi we kubitiramo intoryi abaturage bari kuza kugura ku biro. Ubundi amafaranga utakoresheje neza azagutera umuruho n'ubukene. Amafaranga utakoresheje neza azagutera umuruho n'ubukene. Dore byatangiye no kwiyahuza bamwe. Ingingo ya 5, gira imico y'abatunzi. No mu gihe utaratunga tangira ugira imico y'abatunzi. Imico y'abatunzi rero ndi kusesengura ino ngingo nasetse. Hari ukwigengesera. Mwabonye ukuntu abakire abatunzi bigengesera, ashora yashishoje, abanza kanariza. Wabonye ukuntu yigengesera gupfa kurekura amafaranga ashobora kuyabara n'inshuro 20. Wabonye ukuntu yigengesera ashobora no kurara mu kazi yigengesereye. Kubaha amafaranga. Abakire bubaha amafaranga. Kugira ngo umukire azagutwerere n'amafaranga menshi biragora. Abafite gahunda yihaye akavugana na madamu we cyangwa n'umugabo we ati invitation yose izagiza tuzajya tuyitwerera ya uko yaba asa kose, nayo tuzajya tumutwerera. Bubaha amafaranga, ntibasesagura, bamenya n'uburenganzira bwabo, birinda n'amadeni adafite impamvu. Wayumvise ingingo ya 5, gira imico nk'iy'abatunzi. Abatunzi barigengesera, bubaha amafaranga, ntibasesagura, bamenya uburenganzira bwabo, birinda amadeni adafite impamvu. Mvasha abakirere kati bakomera mu mashyi. Nukuri ideni ridafite impamvu ntapfa kurifata. Murinda mufata rambere zikabagushayo. Ubundi yo rambere wabonaga impamvu yifashe yumvikana. Ngo kubera ko runaka agiye mu Bushinwa unangere kanongeranye ngende ko agiye kuzana ibintu asanzwe azana bikunguka afite isoko. Ibintu ugiye kuzana bifite isoko cyangwa nuguhinda nawe ngo ugiye mu Bushinwa? Please, ibintu ugiye mu bifite isoko. Wabanje kureba ko bizakunda. Ese uzi n'ibindi bintu bijya bibagushamo n'ubujiji ukajya kurangura ntunabanze ngo nasome ngo iki kintu kifite garanti zarangira ryari. Mu minsi mike ukabona gisigaje amezi 3 ngo kirangize garanti kandi nta bakiriya, tukabibona mu muhanda bari kubitangira 2 warabiranguje 5. Byo byose ni ukutamenya imico y'abatunzi. Abatunzi rero bamenya uburenganzira bwabo. Bamenya uburenganzira bwabo. Burya umutunzi wagafasha, ndi kwivugira umutunzi. Umutunzi burya abafite umwavoka, abafite n'umukontaburi. Wabumvise? Ntabwo waza umubonerana ku tuntu twe. Abafite umwavoka uri permanent ahemba buri kwezi, ukurikirana ibintu bye mu gihe bibaye ngombwa. Abafite umukontaburi uzi gukurikirana amafaranga.
none ngo muzakira ngo muri abatunzi utazi kwigana imico y'abatunzi ngo urebe ko wabungabunga ibintu wagezeho. Cyitonderwa, ubukire si amafaranga ufite, ni imico myiza mu mwuka no mu mubiri. Iyi mico ufite yo kumenya ibintu byawe uburyo wabikoresha, ni umutungo munini ufite cyane. Iyo utsinze mu bito, Imana iguha ibikomeye. Mu by'ukuri nimba watangiriye mu dutoya, umenya gusevinga mu duto, ukamenya gutsinda mu gihe uhuye n'isakoshi ntuyigure kandi uyikeneye, ukamenya gutsinda mu gihe uhuye n'igitenge ukamenya ko atari igihe cy'igitenge, Imana ikugeza mu bintu bikomeye, guha ibintu bikomeye. Reka turebe abantu Bibiliya yagaragaje, dusoza turebe abantu Bibiliya yagaragaje bagerageje gukoresha ubutunzi bwabo neza bakagera ku nzozi. Turareba Isaka yabibye mu gihugu cy'amapfa, abandi babonye ko bidashoboka. Inkuru ze ziri mu Itangiriro, reka mpabasomere. Itangiriro igice cya 26, igice cya 26 umurongo wa 12. Isaka biba muri icyo gihugu, muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka muha umugisha. Uwo mugabo abumukire agenda arushaho, ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi atera, umva, reka turekera ahandi murahi gusomera. Imikumba amashya abagaragu benshi atera, ariko mana, imikumba amashya abagaragu benshi. Aragenda arushaho kuba umukire, kubera ko yamenye uburyo yatinyuka gushora aho Abafilisitiya batinye gushora. Yamenya kubiba mu gihugu abandi babonye ko bidashoboka. Ubuse n'abantu bava muri iki gihugu bakajya gucururiza za Zambia, bakajya gucururiza za Zimbabwe, za Mozambique. Ubuse nta bashinwa baza gucururiza muri iki gihugu cy'u Rwanda, bakamenya ko bageze muri iki gihugu bakora ibi kandi twe twarabikoze ntibikunde, kubera ko bazo babikuri wabo kuri make. Ariko kumenya kubiba, kumenya yabibye mu gihugu cy'amapfa, abandi babonye ko bidashoboka. Abumukire cyane, agenda arushaho kuba umukire, agira abaja, agira abagaragu, aratungamera neza cyane. Undi ni Yosefu. Yosefu yakoze ibintu byishiza cyane. Yosefu yari afite plan y'imyaka 14, imyaka 7 y'uburumbuke n'imyaka 7 y'inzara. Yosefu yari abifite gutya kugira ngo abumukire agere ku nzozi zo gukira. Yagendaga na gahunda, yari afite gahunda mu mutwe. Amenya uburyo imyaka 7 y'uburumbuke yahunika, agahunikira indi myaka 7 y'inzara ntihazabe ikibazo mu gihugu. Bituma aba umuyobozi w'ubukungu bw'igihugu. Itangiriro 41 niho uri busome izo nkuru za Yosefu. Isomo ririmo muri izi nkuru za Yosefu, ubukire buva mu gutekereza igihe kirekire. Ntabwo uyu munsi watekereza gukira ngo urarukize, buva mu mitekerereze y'igihe kirekire. Nimba mu mutwe wawe harimo inzozi z'igihe kirekire z'uko uzaba umukire, n'ukuri uzakira. Nimba muri waramye utekereza ko iwanyu mubimbwa, uzabayo. Nimba waramye utekereza ko iwanyu nta kigenda mupfa mudakize, muzapfa udakize. Ariko muri we nimba imitekerereze yawe kuva kera igihe kirekire, ubukire buva mu gutekereza igihe kirekire, ntabwo biva mu gutekereza uyu munsi. Ahubwo umunsi itangira utekereze uburyo mu mwaka wa 2027 uzaba uri umukire. Uplaninge, usavinge, ugere ku nzozi zawe, uzabigeraho mu izina rya Yesu. Imana ibahereze umugisha. Tuze guhurira muri commentaire, umbwire uko wabyumvise, umbwire isomo wakuyemo. Murakoze cyane, murakarama. Imana irabakunda kundusha. Reka nze ngusengere mu izina rya Yesu.
Mana ishobora byose, ndagushimiye cyane kuri Imana y'amaboko. Haleluya. Shyigikira umuntu wese wumvise iri jambo, kandi amatwi yumvise ibi tuvuze ntibice muri kumwe ngo bihingukire mu kundi, ahubwo ndasabye ngo umuntu wumvise ibi bintu avanemo isomo rikomeye cyane kugira ngo azabe ikirangirire. Ngushimiye kuri Imana ikoze neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.